Duherukana Gasasira agira Nsengiyumva inama ngo ajye kwisuzumisha amaso ariko amubera ibamba. Uyu Nsengiyumva se udakozwe ibyo kumenya ko afite ikibazo cy'amaso, aho ntibizamuviramo ibibazo bikomeye kurushaho. Mukurikira umukino. Kwijosi kurindi ijosi ikofe nzabamara murabeshya nzabamara ubundi si nk'iyo myitozo uri kuvuga uri gukora ni gati cy'Insengiyumva nitoza kuko nzihorera uwamare cyangwa abantu bose baraye bansoye mu kabari buguru budakora hasi buretse nzabihimburaho rwose. aho gutekereza kwihorera watekereza kuja ku kigo nderabuzima ukisuzumisha ngo maso ore mwumve niba nawe ushaka kwifatanya n'abansuzuguye bakansohora mu kabari umvire mu rugo basange nabo n'abagabo bamutuye. Yeme ni inama nakugiraga mama we byibura nuramuka ugiye ku kigo nderabuzima kwisuzumisha ngo maso agasanga ugarwaye bazanayakuvura bitabaye ibyo uzahorora cyane izo nama zabahoshe. ariko ye ibaze Nsengiyumva ndashoreye n'ibi bigango n'ubu bwema n'ubukaka diri no ku kigo nderabuzima ngo nje kwivuza. none si nta uri umuntu nk'abandi cawe ugira ngo indwara y'amaso yagutinya. ndireba ku kigo nderabuzima umwana ukorora atonda umurongo rwose n'umukecuru wunamye agatonze umurongo n'abasaza kuri batonze imirongo ugasanga nawe Nsengiyumva n'ibi bigango ngo ndarwaye. uba nawe nzajya mwene muzehe kuko ntaho mbabara. nese niba udashobora kureba ibiri imbere yawe aho imbere yawe uri kumva ngo amaso gawe gatarwaye. ariko si urinda unshinja kurwara amaso wari wabona nta bandandase. ibyo utegereje nari nayobora urugo rwanjye wari wambona se ahubwo njya kwinjira mu muryango nkagonga igikuta. iryo ni ryo herezo rero udafatirana ngo uyisuzume hakiri kare naho uri kugana. iyo ni imitwe no kugira ngo ntakaze amafaranga yanjye gusa nta kindi urumva ntaho nzajya uwo mwanya ntaho nakwibonera. hasi ubundi ijyanye n'irihe ngo nisubukurire imyitozo ahubwo turirirwa urakirana n'ihene kugeza ryari koko Nsengiyumva koko mana yanjye kugeza igihe nyikubitiye rugondo ihene akaba ari igwa kugira ngo njyewe ngwire urumva. hanyuma si bya birayi wari ugiye kujana ku isoko wabiretse mbyijanire. ntugire ngo ndakuvangiye Gasasira rero. yego ariko rwose ku kiranguzo wabariraga wongereho n'inyishyu yanjye. ngo inyishyu nje kukwishyuza da. nabonye usa n'uwabyibagiwe ndavuga ntireka mfatirane nze nkwirebera utaragera aho ujya burya abacuruzi kubafatisha ntibiba byoroshye. ariko ubwo ntibanyibeshyeho koko mudogo. nimese amafaranga y'umutekano nayishyuye neza rwose nta kirarane mfite. ay'isuku nayo ni uko mitiweli nyishyura buri gihe ku gihe. ibintu byose bisabwa n'ubuyobozi mba ndi mu ba mbere cyane rwose. ubwo suje kunyishyuza ikigo. oya ntabwo ari ibyo Gasasi. nje kukwishyuza amafaranga y'ubwatsi Mudenge amaze iminsi yahirira inka zawe. ngaho da ibyo bintu ko ntabyo nzi mwuka byara. Mudenge se we wahirira inka zawe Gasasi? niwe rwose ibyo ntabwo nabihakana. none no mu kanya rwose hari umubo amaze gutura hano rwose iruhande rw'ikiraro. ariko nta nyishyu yabwo ngomba uwo ari we wese kuko niwe wabunyemereye kugira ngo anyishyure ideni yarandimo ngo. ndetse twumvikanye ko azongeraho amafaranga make make kugeza igihe rizashiriramo. ariko ibi ni ibikimuka byara. ugira ngo ndakubeshya se singaya makeya ampaye mu kanya murabisikanye rwose. amayinka data. hanyuma se akubwira ko ubwo bwatsi abukuraye? yambwiye ko hari umukire wamuhaye umurima w'ubwatsi ngo anamwemera kujya yahira ku buntu. uti ni ukuri koko Gasasi? ndamubeshyira iki kuko njyewe usanzwe nzi wo bucabiranya nk'ubwo koko mudugu. nanjye ubwo biranyobeye pe. Mudenge yagize atya araza ati mudugudu ufite ubwatsi bushishe buberanye n'igifu cy'inka ya Gasasira none hakuntumyeho ngo njyewe mu gutumaho. uretse se wumve ubwo tuba tugiye mu bicirerega twemeranye igiciro butwariraho ati Gasasira azakwishyura kuko niwe ubuntumye. atangira kwahira ubwo ariko mbonye umunsi umwe ibiri
itatu ishize atanzanira amafaranga twemeranyijwe, ndavuga nti reka nze nkwirebere. nawe ariko se koko mudogo, ndakumva. urumva mbaye nashimye ubwatsi bwawe natuma mudenge cyangwa naza tukabyiganirira? ubuse turabyitikira. ahubwo se urumva atari imitwe mudenge yadutekeye? njyewe nta bwatsi namutumye kwikopesha rwose. ibaza ariko njyewe Gasasira ndi kwishyura ideni ry'ubwatsi bw'inka. baba we, reka njye kumushakisha mbimubaze neza, byanze bikunze ubu yicaye hariya ku gasantere ndamusanga. oya ubwo ni ubutekamutwe rwose, agomba kubiryozwa. ahubwo guhera uyu munsi ntazongera kwahira inka yanjye. urahata byinshi wa Mariya nanjye umpe. turaguha rwose Gakwa, ni karibu. cyagora mugira ibirayi byiza wampaye. ibyo byo rero nta niyo mpamvu natwe tutabitindanaga ku isoko. Nsengiyumva se arihe ko ntamubona ahangaha ko adakoma? yego kwa Gamanywa wabo kwimubariza muri uru rugo. yego rero ndamukuraho ko namushakaga cyane. wa muntu mahariko cyane ibi by'umushakira ari iby'abagabo bitandeba, waje kumurira ku isandere da muri ka kabara akundaga kunyweramo niba atariho yicaye ahari. oya nta banga ririmo. nashakaga kumusaba ngo ambikire imbuto y'ibirayi. nawe se ugiye guhinga ibirayi ra? ndashaka ko bazampingira ibirayi mu ihinga ritaha, kandi rwose nta handi nakura imbuto nizeye uretse hano. yewe ubundi iyo umuhamagara se? yewe nashatse kumuhamagara nshakishije nimero ndayibura. burya si ntabwo uyigiraga? ndazigira, ahubwo nabuze aho uzanditse. hari izo nigeze guhamagara bambwira ko nibeshye nimero, ndebera niba atari we wankwepaga, hasi ko nshaka kumusaba agacupa ashaka. do izi size se? ndebe ego ko reka izo nimero ntari zansengeye umfata. yewe naho miseke ndarwana nabyo nari nabiketse ko nazibeshyeho, nuko ntabitinzeho. erega uwa Mariya sinkireba neza muri telefone. koko si? ubu mwuzukuru wanjye Betty niyo wajyaga bimfashamo, none ntagihari. none si wazagiye kwisuzumisha ngo mazi? wahora n'iki ko nagiye nzi ko bamvura ahubwo bakanyohereza ku bitaro. yawe baragusuzumye si basanga ugagwaye koko? baransuzumye basanga mfite indwara y'ishaza mu maso, ngo niyo ituma ntabona neza. singaho niko kunyohereza ku bitaro. numva nibirebire ndaza ndituriza. shangaho umaze unyumvire uritoriza kandi ugwaye koko Gakwa? ubwo sinutivuza ntawe uzahuma burundu. ngahuma sinshaje se? oya nawe ese gusaza bivuze guhuma. ibyiza ahubwo ni uko wakomereza ku bitaro nk'uko muganga yabikubwiye, ubundi bakakuvura wenda wanakira. ni wenda nyine nawe ntabyo uzi neza. nyamara rero rwose ntabyo nzi pe, rwose ntabyigiye. gusa ntungaga muri rya muganga, kandi rwose ndi gutekereza ko atakohereza ku bitaro atizeye neza ko barakuvura. wa Mariya we, wari ukoze kongera inama, ngahakirira ikoti ryanjye uze kuri ndodera ndarifata ngiye mu kazi kanjye k'izamu. ngaho ntiwibagirwe kuntumikira kuri Nsengiyumva nyabo. ndatumika. none se uhise utansengiye? nagira nese sha mudenge uyu munsi ko nta birayi nagurishije. ibiceri nari mfite nabyo ko mbihomeshejemo ipine y'igare ryanjye, mva naba ndahamara iki. ahubwo ntereta rero nkugoboke ugabanya amaganya. nakusina ngombwa kuntereta nyine naho nitombora imari ishyushye. yego wenda ntabwo nyikuramo agatubutse, ariko amafaranga avamo barahagije ku gusengere nawe mugabanyemo agasuzuguro. mubeshye se? kabura icyago. urusuzugura buri gihe ngo nta mafaranga ngira. kabura icyago rero. antuka ko ranga ari naje ariko reka mpindukize igare mise mva kwizima. aho bose mude dusimbukire mu kabari none ahangaha. oya da none hasi oya nyine ngiye kubanza kureba iyo mari. awagaga ngaho nyumvira. none se cyangwa uri kukunyemeraho sha mude? oya ari eto ubundi wowe wasengereye he?
ariko ntabwo ari ukwiyemera ye asenge aremba nagiye ngiye kureba iyo mari nyishyire gasasira ubu nashashe urenze nkugurira inzu ukabikurenge cyane okay ubwo uvuzemo gasasira nibyo ubundi kugira ngo unanyizere neza rero ku muhanga mu isantere untegereze urebe ko ntagarukana umushandiko w'amafaranga ibifaranga kangahe ndaguma mu isantere se naryari mude umva sha biratinda wowe n'ibicamo unyura iwanyu ndembuze urebe ko ngusuzugura gase urajya ubundi wawe kuhakora iki wowe ntegereza ariko ndaraswaye kandi wumva icyaka kinakurembeje ujya ku kabari ufata kamwe bakwandike mu gakayi bakwandike mu gakayi oya anyarike mu gakayi bitwaye iki atene ry'inzoga nshaka mude iryo mfite rirahagije oya yewe babwire bari inyandiko ujye n'izina ryishyura nibyo ndetse turahita tunakomereza aho dutarame turisome paka turya amazi urakomeza se koko mude ariko icyo utumva ni iki kujya mu rugo mbere ke nsimbukire ku kabari cyane rwose antukasha wabumbyaye wowe rwose umurabyo uratinda wowe uhita winyabyayo ndaje nanjye mukarubwiza nawe rwose uri igitangaza koko ugira ngo ase nakubeshya ndakubwiye ngo umwaka umwe gusa iyi butike igomba kuba yuzuye no hanze curuza abanzi bakibaza umupfumu naragurijeho yego wacu we watekereza ibyapfumu nawe yaba ari umupfu ye hari utazi uko ukoraga koko ariko Mariya wahemuka koko ngaho da nagize nesi kandi humura ntabwo ari wowe watutse muzehe yavugaga ko abashobora kunkekera kuraguza ari bo bapfa ntabwo ari wowe yari atutse oya ntabwo ari byo mvuga mukaza ibigize kandi uwa Mariya namuhaye ikoti ryanjye mu gitondo ngo arindodere aho ryari ryacitse mu bitugu none ndebera ari kwidodera ingutiya nibyo si kandi ni ukuri wawe umpemukiye wa Mariya kandi nakubwiye ko ndijyana ku izamu gusa ndivuga iki kiko mbese nibyo cyo ngaho reka winyuke inabi rwose ikoti ryawe narirangije ndahira wampaye waridoze ryarangiye cyane rwose narirangije ntari ngiri isi hakira ahubwo nuko di mbereza nsimbuke nakererewe yewe akira ibiceri byawe nizereho kandi nsengiyumva mumbwiriye ibya ya mbuto ndamubwira ye ntabwo arataha kuva acagiye ahubwo rero mukarubiza ntamuze haranyibukije kubera iki kuko mutageraga inama muzehe ngo aje kwivuza agariye amaso ego ko ese ubwo njye na gasasira twaba turiho tutaragira inama data bukwe ngo ajye kwivuza amaso koko twarabikoze rwose ndetse aherutse no ku kigo nderabuzima bamusangana indwara y'ishaza ibyo si bamwohereza kujya kuryogesha ku bitaro isi yagiyeyo hazajyayo uko randevu yahawe si itaragera barabizi neza ko muzehe azajayo koko cyangwa uzaguma ku icyo cyizere ubundi itariki izamurengana umuntu ugeze aho atagishobora kwisomera ibyanditse muri telefoni koko oya azajyayo rwose twaramwigishije kandi yavuye ku izima nawe ko ashishikariye kuzajyayo kugira ngo bamuvurera ese uzarota ahageze byaba ari iby'ahubwo mwuka byaramwe si mwazamfasha rwose Nsengiyumva wanjye uriya mukamugira inama akazaja kwisuzumisha agariye amaso koko ego Nsengiyumva se kandi naravuze ariko yarananiye kandi rwose mfite ubwoba ko nakomeza kubyima agaciro azashira agahuma ye baba we kandi abantu bakerenza kwisuzumisha no kwivuza amaso nka Nsengiyumva ni benshi pe ni benshi rwose ntibazi ko indwara z'amaso zishobora kuvurwa zigakira bityo ntibagire ubuhumyi ntabwo ntamugize pe gusa nkamushinje kurwara amaso ngo kandi ntaramurandatara ndakwinginze rwose ukabyara we mukarugwe mfasha uzamunyigishirize ndabikwemereye rwose uwamare nzagufasha duhiture Nsengiyumva ajye kwisuzumisha amaso koko si ahubwo se wazindukira ejo mu gitondo ataragira ahajya yewe data we gasasi ntuzaniye umubaho w'ubwatsi bwose ufatika noneho urongeraho nk'igihumbi pe mvaye sinkubeshye simbona asabwa ari buke kurusha ubwo wari usanzwe uzana reka nibwo bwinshi kuko nabuhambiriye cyane gusa ntubwitegereze ariko ngo urebe nako uzaba ureba inka yawe izaburisha iminsi nk'iyi 3 yose ngaho se mpereza yanjye simbuke mujye guhahira umugore turi burishe ariko ubundi uvugishije ukuri ubu bwatsi bukuraho imbere kandi
sinakubwiye ko hari umukire wanyihereye umurima ngo uzajye nahira uko nshaka sinabikubwiye ntabwo nakubeshya rwose Gasasi. ariko se nizere ndi koko ikize ngaho akira noneho ndakwifatiye shamude ndakwifatiye ndagufashe rwose. urapfata se nakoze iki? homfa iki nagukurikiranye kuva wahira ubwo bwatsi nkabona wabwahira gucyabaguzwa. nsubiza yanjye rero bude nsubiza yanjye nako ayawe utese kaga nagukoreye yeyine urampembye ahubwo va mu nzira nigendere mudugudu avuga ntabwo ncika mude ntabwo ncika rwose. doya nyine urumva nyine mbese urumva ibiki numva ibiki uroye urumva mudugudu ngaho ikurikiranira ibyawe. Oya ntabwo urenga mude ntabwo harenga. Ntabwo marenga. Ubonye ngo mbeshye ngo Gasasira azanyishyura kandi uzi neza ko nta bwatsi yagutumye kwikopesha. ava hangaha kwishyura ubwo murambaza iki nako urumva nabiganira nk'abantu b'abagabo nimutumvikana ubwatsi busubizeyo singuburiya se mutangatanga mudugu mutangatanga dore arashaka kwiki nagiye umuhungu w'abandi mwihorere ntiwamwirukaho ngo umufate Gasasi aradocetse ntabwo wamufata rwose. ya bahungu mwe nise mudugu ndakumva ubu tubigenze dute urabusubiza yose koko mudugu nabusubiza yose bwo nabusubiza mu murima Gasasi ngo nyine icara tubiganireho nk'abantu b'abagabo tubyikemurire tuzasigara dukurikirana mudenge. ubu ntimundebera koko bahungu ijisho n'itaryo umubiri turirinde icyariteza uburwayi. Mudenge yiyemeje kubeshwaho n'ubutiriganya ibise bizamuhira naho ubutaha. Ikinamico twite ku maso yacu muyikurikira kuri RCM Musanze buri wa gatatu saa 12:45 z'umugoroba. Icyo gice mwumvise kikongera gutambuka ku cyumweru saa 2 z'ijoro. Bagabo muhagurukire kwifuza amaso no kuvuza abanyu. Ikinamico twite ku maso yacu muyigezwaho na Rwamurek ku bufatanye na Fred Hollows Foundation mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Mushatse kutugezaho ibitekerezo byanyu mwaduhamagara cyangwa mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri 0788 46 46 63 72.